Mwiriwe neza abakurikiye ikiganiro kigiye kunyura kuri channel ya Dekasha Media. Njye nk'uko mubizi nk'ibisanzwe amazina njye nizi byose Eric Suleiman. Uyu ni umwanya w'ikiganiro sobanukirwa munyarwanda. Tukaba tugiye kwita ku ngingo ivuga iti tuganire ku hashize ndetse n'ahazaza. Ariko muri iki kiganiro ntabwo ari njye gusa, ahubwo twazanyemo umutumirwa twagira ngo atangire yivuga. Amazina njye ni Edmond Kubaho, aba naje kuri channel ya Dekasha TV kuba twaganira ku hashye ndetse n'ahazaza. Yes, arakoze cyane umutumirwa wacu. Rero nk'uko mwabyumvishe, ingingo tugiye kuganiraho ni ukureba ku hashize ndetse n'ahazaza. Ikibazo cyanjye cy'ibanze kirabanza kikabaza gitese, ubona ahashize hameze gute ugereranyije n'isi uyu munsi turimo igizwe na network ndetse na tekinoloji? Nibyo hashize, ubundi iyo tuvuze hashize twumva ibintu byarangiye, ibyabereyemo, ibyabiranze, hanyuma twavuga hazaza twumva igiteganywa ko mu gihe kitarabaho ariko giteganya kuzaza mu minsi izaza. Yego. None ndibaza uyu munsi ko iterambere riri kuza, ariko ababyeyi bacu ndetse n'abayobozi bacu bakaba bafite impungenge z'uko umuco ushobora kuzimira kubera iterambere riri kuza. Uyu munsi ntabwo ibirori bikiba ngo tubonemo tradition dance, tubonemo umuco, ariko urubyiruko runezejwe n'ibyo bintu biri kuba. Ese utekereza iki ku muco w'igihugu cyacu ejo n'ejo bundi? Ubundi ku byerekeranye n'ibyo ngibyo iyo ugereranyije umuco wahashize, ni ukuvuga ngo abanyarwanda bari bamenyereye gukoresha imbyino gakondo zabo, imico nko kubungabunga ubworozi, ubuhinzi bwa traditional, ariko urubyiruko rw'iki gihe abenshi bagendera ku bigezweho bakigana cyane abanyamahanga kurusha uko bakurikiza umuco wabo wahashize. Niyo mpamvu rero abakuze nko guhera ku kigero cy'imyaka 40 kuzamuka usanga ibyo ngibyo batabishima cyane, babiyumvira indirimbo za kinyarwanda zakarahanyuze ugereranyije n'urubyiruko rw'uyu munsi. None hari ejo bundi hari umwe mu banyamategeko nakurikiranye arimo aravuga ku kintu kijyanye na internet. Internet yayivugaga iki kintu? Yavugaga ati mu kuri uyu munsi umuntu arafasha pe, agafasha abantu bakennye bababaye, ariko kubera internet agashaka kumurika ibintu ari gukora. Uwo muntu arangije aravuga ati mu kuri ikintu mbona gishoboka njyewe mbonye ubushobozi nuko nakuraho internet. Ese ubona bibaye ibishoboka internet ikavaho n'ahantu isi irimo iragana ikoresha internet, hahinduka iki hano ku isi hose? Mu gihe internet yabivuyeho nta buryo abaturage bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye babasha kuba bakomunikana, babasha kuba bajyanaho ubutumwa butandukanye, ahubwo igikwiye ni ugusigasira iyo internet igakoreshwa neza, hanyuma urubyiruko rukiga uburyo bwo gukoresha internet. Gukoresha internet ntabwo bivuze gushyiraho ibikorwa by'urukozasoni ndetse cyangwa se gushaka amaramuko ku muntu bwite, ahubwo ni inyungu muri rusange. Urakoze. None nagira ngo ugire inama urubyiruko. Ese urubyiruko rukwiye gukoresha gute internet rusigasira umuco, amateka y'igihugu ndetse no gusigasira uburenganzira bwa muntu kuri bamwe bashyiraho abandi ku social media bambaye ubusa cyangwa se bari mu bindi bikorwa amategeko amwe namwe atemera? Ni ukuvuga ngo icyo urubyiruko rugomba gukora ni ukuba rwakurikiza amategeko y'iyo guverinoma umuntu w'urubyiruko aherereyemo, kandi ikindi akamenya gusigasira umuco w'igihugu cye. Abenshi rero bakaba bapfira kuba bakopera imico ya bagenzi babo, kandi ntabwo ari ngombwa burya kureba iby'abanyamahanga. Hari ibyo ugomba kugenderaho nko gukoresha murandasi, ni ngombwa cyane mu itumanaho rya buri munsi, ariko hari urugero utagomba kurenza. None igihe dufite ni gito, nagira ngo dusoze ugira abantu inama kuri iyi si turimo turaganamo ikoresha internet cyane. Nagira ngo usoze ugira inama urubyiruko ndetse unahumuriza ababyeyi ubabwira ikintu giteganwa gukora muri iyi si nawe uri kubona ukuntu iri gutera imbere cyane. Inama nagira urubyiruko ndetse n'abadukurikiye, inama nabagira ni ukuba bakiga uburyo bwo gukoresha internet. Internet ni nziza cyane ukayikoresha mu buryo butanyuranyije n'amategeko, kandi bakirinda kuba bagaragaza amashusho y'urukozasoni cyane. None ihumura utanga ku babyeyi bagerageje gusigasira uyu muco
iki gihugu bagafata ubusugire bwacyo, ni iyihe mpumure ushobora guha ababyeyi bafite amakenga? Icyo nabwira ababyeyi bafite amakenga ku isi turimo uyu munsi wa none, ni ukuba bagerageza kuganiriza abana babo ndetse bakagerageza kwigisha umuco wa kinyarwanda, ariko cyane cyane bakibanda kubabwira uburyo bakoreshamo interinete batasebeje igihugu, badatesheje umuco w'igihugu cyabo agaciro. Urakoze cyane ku kiganiro tugejejeho, ndetse tunagusaba ko wazagaruka muri studio zacu. Icyo dusaba abadukurikiye ndetse n'abafana bacu bo kuri The Kasha Media, icyo tubasaba ni subscribe, ubundi bakarushaho gukurikirana ibiganiro tubagezaho. Ndumva twabashimira rero, tuzakomeza mu kiganiro cy'ubutaha. Aka ni akagaruka, iki ni ikiganiro sobanukirwa munyarwanda. Murabeho, murakabaho, murakagira Imana n'Uwiteka.